rero no kwambara isengere uri mu swala ndizera ko iyo umuntu yambaye isengere ari mu swala intugu ziba ziri kugaragara. Udusengeri duto cyane usanga kagarukiye nkanga gutya hafi iruhande rw'ijosi. Ushobora gusanga urutugu rwose hano rwose ruri kugaragara. Kandi ibyo Rasul yarabibujije muri hadith. Umwe muri mwe ntazasari walaysa ala atiqihi minhu shay. Umwe ntazasari swala ku ntugu ze cyangwa ku rutugu rwe nta kintu gihari. Kuvuga ngo rero ibiri mu dini byakagombye kuba bikomoka kwa Allah ndetse no ko yohereje ari we Rasul sallallahu alayhi wasallam. Naam, urebye ibihagararo byose bya nijoro, igihagararo cyose cya nijoro cyitwa qiyamul layl. Ni igihagararo cya nijoro. Ariko hari imvugo ya tarawih, ni imvugo yaje ifite umwihariko cyane mu kwezi kwa kose mbese twabana utwo dutsiko twose tuzajya mu muriro uretse agatsiko kamwe. Barangije baramuze ati ako gatsiko kamwe nakahe ya Rasulullah? Aravuga ati nakameze nkanjye n'abankurikiye. Nakazaba kari kuri kubyo ndiho ngewe ndetse n'abasahaba b'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, umeze neza? Wallahi alhamdulillah, mashallah. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, alhamdulillah ala kulli hal. Ikiganiro cy'ubushize twakoze wabashije gusoma commentaire wabonye ko abantu bakirebye? Nuvuga ngo abantu nyine ibintu tuba turimo gukora ubumenyi urimo gutanga hano byanze bukunze hari abantu nyine babiri gufasha ko abantu barabireba cyane bakomeza no kunsaba. Bari bambwiye ngo muri la comment nyinshi muri kiriya kiganiro abantu benshi bakomeje gusa bavuga ngo bibaye byiza cyane cyane nko muri iki gihe cya Ramadan Sheikh yajya agaruka kenshi gashoboka. Nabo nagiye mbona abanyandikira kuri WhatsApp postinga ariko bavuga ati Sheikh turamukunda, tubona ari umuntu nyine ufite ubumenyi. Mashallah, umva ko abantu nyine bakwishimira cyane. Allah tworohereze inshallah. Ari nayo mpamvu uyu munsi hari isomo wari wateguye wenda n'ibidukundira bijyanye n'igihe turi buze kurinyuramo. Ariko kubera ko nyine abantu bakomeje no kumbaza ibibazo byinshi bavuga ati uzambarize Sheikh gutya na gutya, ndavuga ngo reka nkumenyeshe noneho bimwe mu bibazo bikeya dufate bike kugira ngo uze kubisobanura hanyuma tubihereho, wenda tuzajya n'ikindi gihe n'ibindi biruze nyuma kuzabiheraho tukabisubiza. Kandi iki kiganiro ndikeka ko abantu benshi bagikurikiye bari buze gukuramo n'ubumenyi bugiye butandukanye. Wenda mpereye ku muvandimwe sindi wumvuga izina, afite ibibazo byinshi, reka duhere ku kibazo cya mbere inshallah ibyo turi bushobore inshallah. Naam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aragira ati umusatsi uringaniye hose ku mugabo uremewe? Niba ari yego, ikibazo mafite twe nk'abirabura iyo umusatsi tuwuteretse urizinga nta ruhare tubigizemo, sibyo? Kandi tuba tuwugirira n'isuku nko gukarabamo kenshi, ariko bijyanye n'uko Imana yaturemye urizinga, byakwizinga bamwe mu basheha tukumva bavuga ngo ni haramu, kandi Abarabu cyangwa abera bawureka umusatsi wabo sorry gato kugira ngo akenshi urebye ni kubijyanye no gutereka umusatsi. Donc urebye nuko yanditse texte nini iri no kugurana kubisoma naho ngaho ari kuganisha. Donc ikibazo cyo kiravuga ngo ubundi Islam ivuga ko ugomba kogosha umusatsi wose ukawumaraho cyangwa ukawureka ntuzanemo amapenke, nyine ugomba kogosha ukaringaniza. Ibyo Rasul Isa al-Qaza. None haravuga ngo twebwe abirabura iyo duteretse uwo musatsi nyine tukawugira n'isuku birangira n'ubundi wizinze ukaba waba ibyo bita dreadlocks. Iyo uteretse igihe kirekire kinini nyine umusatsi urizinga kubirabura kubera uburyo nyine Imana yaturemye. Ariko Abarabu bo iyo bawuteretse kubera ko ari irende bo ntabwo wizinga, nyine uba mwinshi cyane ugakura. Ariko none harabaza ngo none kubera iki abashehe bamwe bahita bavuga ngo wenda urugero nko ku munyarwanda wateretse umusatsi ukagera kuri iyo level bavuga ngo ni haramu? Naam, alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ku bijyanye no gutereka umusatsi ku mugabo, ku mudamu we tuzi ko mashallah ari khair, umugore gutereka umusatsi ari byiza mashallah, kubera ko ni umutako w'umudamu. Umusatsi ni umutako ku mudamu mashallah. Naam. Ikibazo kiri ku mugabo. N'umugabo rero gutereka umusatsi nabwo nta kibazo. Umugabo aramutse ateretse umusatsi we nta kibazo, yaba ari umwarabu yaba ari umwirabura, kuko iyo havugwa umuntu ntago haba havugwa ibara rye, kuba ari umuzungu, kuba ari umwirabura, kuba ari iki, bose bemerewe gutereka umusatsi. Niyo nasomye na sira y'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, usanga ko yateretse umusatsi kugeza ubwo ngo umusatsi we wageraga hano munsi y'amatwi. Abandi bakavuga ko ushobora kuba warageraga ahangaho hehe ku ntugu, kuva ari umusatsi muremure cyane. Yego. Ariko nkuko wabivuze nyine bijyanye n'imiterere y'imisatsI, kubona n'umunyarwanda wa umusatsi urambuye ukuntu ni bake cyane, bitewe n'umusatsi wacu ukuntu uteye, bitandukanye n'uw'Abarabu. Uvuga ngo umwarabu niyo atanawusiga n'amavuta, niba atagira ute, bijyanye n'uburyo Allah subhanahu aremetse, uburyo woroshye, ushobora no gusanga umeze neza. Biba bisaba rero ko umuntu ushaka gutereka umusatsi, ntabwo ari haramu, nta nubwo bibujijwe kuba yawugirira isuku, akawusiga amavuta mashallah. Na Rasuli yasigaga umusatsi w'amavuta. Nawe yabivuze hano avuga ati utunze umusatsi wawe uri umwirabura ukawugirira isuku, akawutunganya kabisa, ntacyo bitwaye mashallah, ni khair. Nta kibazo kabisa, kuko Rasuli sallallahu alaihi wasallam yarabuteretse, ndetse n'abasahaba nta n'ikibazo, nta nubwo bireba Abarabu gusa cyangwa ngo bireba abirabura, wabikora wese kugira isuku. Nta nubwo twanavuga ngo gutereka umusatsi ni sunna, ahubwo nivuga ngo ni kamere, ntacyo bitwaye, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Cyane ko tubizwe nko ku bwanwa bwo hasi ku bagabo, ubundi nta nubwo twemerewe kubwogosha. Bitandukanye n'ubwanwa, ariko ubwanwa bwo kubutereka ni sunna, ni sunna, nibyo mvuga, ni thawab. Ariko umusatsi wo kuwutereka no kutawutereka byose nta kibazo. Kuwutereka, ushatse kuwutereka nta kibazo, uwuretse kandi nabwo nta kibazo. Naam. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo haram na makruh bitandukanira he? Naam, barakallahu fikum. Akhi, makruh ni igikorwa cyangwa se ni ikintu byari bikwiriye cyangwa se ari byiza kukireka. Makruh ni ikintu kukireka biba ari byiza, ariko uramutse ugikoze utabibonera iki? Thawab. Utabibonera igihano. Ni ukuvuga ngo ni byiza kubireka, ariko uramutse nawe ubikoze ntabwo wagira ute, ntabwo wabibonera icyaha. Mu gihe haramu yo, mu gihe haramu yo kuyireka, ubona haramu yo kuyireka ubona iki? Ubona thawabu. Wayikora ukabona ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Urumva ko ari ibintu bitandukanye. Makruh yani, urugero twatanga nk'urugero nko kujya kurya gusari ibiryo bihiye. Yego. Yani biri makruh. Ibiryo birahiye, ufite inzara, uramutse ubanje kurya ukabona gusari byaba byiza. Ariko uramutse ubiretse ukajya gusari n'ibiryo bihari, nabyo ntabwo wabihanirwa, nta kibazo gihari. Cyangwa kujya gusari urukumva ufite haja, urukumva ni ibintu biri makruh, ko biraza gutuma usari wumva ukeneye kujya kuri toilette, gukemura haja zawe. Kuba wabanza ukarangiza haja ukabona gusari utuje neza, nibyo byiza. Ariko kuba wasari uri muri iyo hali urumva biri makruh, ntabwo ari ibintu byiza mashallah. Ndakeka byumvikanye. Aravuga ati icyanyuma, ukuntu umuntu abona ibintu mu dini bitari muri Quran cyangwa se nta na hadith, ariko muri Quran cyangwa hadith, ariko ari uko yumva byaba byiza mu bantu, ariko nta yanditse Ikinyarwanda, ashobora kuba yanditse vuba vuba, ariko iki kibazo ndakeka yarakimbwiyeho. Aravuga ati hari ukuntu umuntu abona ibintu mu dini nta aya afite cyangwa hadith, ariko agashaka kwereka ko hari uko byakagenze. Nk'urugero avuga nko kuza gusari wambaye singlet. Nyine urumva hari ukuntu umuntu azana ikintu kitari mu dini,
nta dalili afite, nta gihamya, nta gihamya, yarangiza we agashaka agashaka ariko kubishyira mu dini, kubisasira no kwerekana ko sometimes agashaka no kubuza n'umuco wenda tuba dufite, umuco w'igihugu runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo kandi bidafite aho biri mu dini. Ya akhi, idini ni qala Allah ta'ala qala Rasulullah, sibyo? Idini ni qala Allah, uko idini ni ya Allah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ayishurira intumwa ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'intumwa yarangije itugezaho. Naam. Uvuga ngo rero ibiri mu dini byakagombye kuba bikomoka kwa Allah, ndetse no ko yohereje ari we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sibyo? Ibindi wenda bikaza nyuma, ariko nabyo bidafite aho bibangamiye amagambo ya Allah n'amagambo y'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kubijyanye rero no kwambara isengere uri mu swala, ndizera ko iyo umuntu yambaye isengere ari mu swala, intugu ziba ziri kugaragara. Udusengeri duto cyane usanga kagarukiye nk'ahangaha gutya hafi iruhande rw'ijosi, ushobora gusanga urutugu rwose hano rwose ruri kugaragara. Kandi ibyo Rasul yarabibujije muri hadith, umwe muri mwe ntazasari walaysa ala atiqihi minhu shay, umwe ntazasari swala ku ntugu ze cyangwa ku rutugu rwe nta kintu gihari. Sibyo? Uvuga ngo mu rwego rwo kubaha iswala no guha agaciro iswala, cyangwa se kubaha iyi mvugo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ntabwo byari bikwiriye ko umuntu asari intugu ze ziri kugira zigaragara. Icyo ndakeka gisobanutse kandi tanze na hadith ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, inshallah. Ikindi arabaza ngo tahajjud na tarawih bitandukaniye. Naam, urebye ibihagararo byose bya nijoro, igihagararo cyose cya nijoro cyitwa qiyamul layl. Qiyamul layl ni igihagararo cya nijoro, ariko hari imvugo ya tarawih, ni imvugo yaje ifite umwihariko cyane mu kwezi kwa Ramadan. Ndumva igihagararo cya nijoro mu bindi bihe no mu yandi mezi atari amezi ya Ramadan ntago wabyita tarawih. Tarawih ni mu kwezi kwa Ramadan, kugeza ubwo bamwe batubwira ko iri jambo rya tarawih ryaje kubera ko urabona uno mwanya imama bari gusarisha, agasarira Kenya yarangiza agashyiramo mwanya, abantu bakaruhuka gato cyane. Naam. Tena kugira agasari itsinda Kenya, uriya mwanya wo kuruhuka tarawih, yani umwanya wo gushyiramo akanya ko kuruhuka. Kubera igihagararo cyabaga ari kirekire bagashyiramo akanya ko kuruhuka gatoya. Uwo mwanya rero akaba ari rwego rwa tarawih. Naam. Rwego rwo kwiha akanya gato ko kuruhuka kugira ngo abantu baruhuke. Ariko ntaho itandukaniye tarawih na qiyamul layl, ntaho itandukaniye na tahajjud. Ahubwo bihirira byose ko ari ibihagararo bya nijoro. Ahubwo tarawih yo nuko gusa igihagararo iza rimwe mu mwaka, iryo jambo riza muri Ramadan, ijambo rya tarawih. Ariko qiyamul layl cyangwa se tahajjud cyangwa se qiyamul layl, tarawih nuko muri Ramadan iba yaje mbere nyuma ya isha. Naam. Tukayigiriza. Naho iyo umuntu avuze qiyamul layl cyangwa akavuga tahajjud, akenshi buri wese mu mutwe ahita yumvishamo ko ari iswala usari wabanje kuryama, nyuma warangiza ukabyuka. Wa min al-layli fatahajjad bihi. Yani vango ijoro tahajjud na qiyamul layl nuko ibigihagararo ukora wabanje kugira wabanje kuryama, ukaza kubyuka abandi baryamye, ukigomwa ibitotsi ukabona ugasari. Naho tarawih yo ni kira gihagararo tuba twakizanye nyuma ya isha, ariko byose ni ibihagararo bya nijoro masha Allah. Naam. Wasenga tarawih, wasari qiyamul layl ya nijoro cyangwa tahajjud, byose ni ibihagararo masha Allah. Ariko ibyiza nuko uko igihagararo cya nijoro kirushaho kuba kure, ukakigeza kure amasaha 9 za nijoro, saa 8 saa 10, nibwo kirushaho kugira agaciro kurusha icyo wegereza imbere. Masha Allah. Naam. Ikindi kibazo hano umuntu yabajije ngo inama waduha nka shehe wacu ku bashehe mu Rwanda basigaye basebanya bifashishije ibitabo by'idini, inama wabaha ubwabo natwe ubwacu nizo waduha nizihe? Naam, wallahi ikibazo cyiza. Naam ya akhi, gutandukana mu dini, abantu gutandukanira mu bibazo mu dini, ibintu byahozeho masail, ibintu by'idini ntacyo byari bitwaye. Abantu kuba batandukana, umwe akavuga uku nawe akavuga uku, bijyanye n'uko abantu
bafite ubumenyi butandukanye cyangwa bumva ibintu bifahamu, kuko gusobanukirwa biratandukanye. Naam. No mu ishuri urabizi abantu bashobora kwiga ari abana 20 ariko mwarimu yazana ikibazo ugasanga uburyo bagiye kugisobanura kwa mwarimu bitandukanye, ariko bose bari kuganisha kuki ku gisubizo. Mwarimu we agatanga amanota bijyanye n'uburyo yagendaga abona umunyeshuri yagendaga asobanukirwa kurenza undi, akagira icyo amwongereraho. Ariko ikibabaje muri ibi bihe, uburyo abamenye ba kera batandukanaga, uburyo basubizanyaga bitandukanye n'iki gihe. Iby'iki gihe byo bisigaye byarajemo twabyita n'amacakubiri, nta kinyabupfura, gusebanya, gutandukana, bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yatubishije. Usigiye usanga noneho ugasanga n'umuntu aretse ibyo bari gutandukaniraho mu dini, agiye no kwinjira no mu buzima bw'umuntu buri prive. Ugasanga ugiye kuzana ibyo uburyo mwabanye, kuzana uburyo abayeho n'ibindi byinshi bitandukanye. Ugasanga ibyari idini bigiye kuzamo iki, bigiye kuzangamo urwango, bigiye kuzamo gusebanya, bigiye kuzamo kunegurana, bigiye kuzanamo ibiki byose. Ugasanga rero ntaho byaratanye cyane, ntago bisigaye biri ku murongo nk'uwo abatubanjirije banyuragamo. Inama rero twagira abashekh ndetse n'abavugabutumwa muri rusange, nuko mu gihe habayeho gutandukana, hakagombye kubaha ibiganiro kuri ibyo batandukaniyeho mu kinyabupfura. Adabul ikhtilaf, ikinyabupfura cyo gutandukana, buri wese akazana uko abibona n'undi akazana uko abibona mu kinyabupfura, abantu bakubahana mu gihe buri wese afite iki, mu gihe buri wese afite dalili, mu gihe buri wese afite gihamya, avuga ati ngiye nshingiye kuri ibi ngibi, nshingiye kuri gihamya yanjye ibi bimeze gutya, nanjye nshingiye kuri gihamya yanjye bimeze gutya. Ariko hakabaho kubahana masha Allah. Ariko iyo hajemo ibintu byo gusuzugurana no gusebanya no gutukana, bigaragaza isura mbi haba ku bashekhe ndetse no ku bamamuma bagize ute, no ku dini muri rusange, no mu idini muri rusange. Kuko urebye hari hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itubwira ngo shaytani yarihebye kuba izasengwa mu kigobe cy'Abarabu, fi jaziratil Arab, mu kigobe cy'Abarabu yarihebye, ntago bishoboka ko bayisenga shaytani. walakin fi tahrish bainahum, ngo ariko icyo tihebyeho ibintu shaytani itigeze yiheba, avuga ati amahirwe aracyahari, no gusopanya abayisilamu abemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, no kubateranya, no bagatandukana, bagahuzagurika, ibahuze, bagashwana, bakagira utugasanga za mbaraga z'Ubuislamu na za mbaraga z'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ziratatanye. N'ingero nyinshi y'abantu batatanye, wallahi nta khair ishobora kuboneka, na baraka ziragenda. Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ati wala tanaza'u, ntimuzatatane, ntimuzicemo ibice, fatafsharu, mutazahomba, watadhhaba rihukum, ndetse mukabura n'imbaraga. Imbaraga z'Ubuislamu zikagenda zisenyuka, imbaraga z'abashekh, imbaraga z'ababwiriza butumwa. Ni ukuvuga ngo mu gutandukana no mu gusebana, ibintu ni ibintu bibiri biza, haza guhomba. Ni ukuvuga ngo abantu bahomba abashekh, bagahomba ubumenyi, kuko murabacanganya, abantu bagahomba cya cyubahiro cy'idini, cya cyubahiro cy'ubumenyi, cya cyubahiro cy'Ubuislamu. Watadhhaba rihukum, ndetse na za mbaraga z'Ubuislamu zakagombye kuboneka mu gihe abashekh bari hamwe bumvikanye, ndetse n'ababwiriza butumwa, izo mbaraga zose zikagenda, buri wese akajya ukwe, ukumva y'abantu batatanye n'imbaraga zigira ute, ziratatana. N'ibyo duhomba ni byinshi, tugenda duhomba abashekhe, tugahomba abamenyi, tugahomba byinshi kubera gutatana. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ko yatugarura ku dini ye inshallah, by'umwihariko abamenyi, kuko niwo musingi. Y'abamenyi batumvikanye ni gute noneho babamuma bizagenda gute? Bamamuma bizagorana cyane. Allah subhanahu wa ta'ala dusitire inshallah. Wenda kuri icyo kibazo usigaye ubona icyo babivugira ni uburyo abashehe basigaye baterana amagambo kuri za YouTube, ku buryo usigaye usanga no muri zo komenti abantu batari n'abasilamu bavuga ati twari tuzi ko wenda mwebwe burya muri abantu mukundana mushyira hamwe, burya namwe naha bigeze. Izo komenti rwose urazibona iyo ugiye muri za Dawa TV, urabibona muri komenti. Urumva ni bya bindi twavuze nyine, hazabamo tuzaseba, tuzata agaciro, noneho ugasanga n'abasilamu bacitsemo ibice, umwe akajya kuri side bakazamo ibintu byo gufana, umwe akajya kuri shekhe runaka, n'undi akajya kuri shekhe runaka, n'undi akajya kuri shekhe runaka. Yahi
kugaragaza ukuri ntabwo ari ngombwa kukunyuza mu gusebanya cyangwa se no mu gushwana. Ushobora gutangaza ukuri no mu musigiti ugatanga inyigisho ukuri abantu bakakumenya, cyangwa se ukandika n'igitabo. Ntabwo inzira yo kubwira abantu ukuri no uko abantu basobanukirwa ukuri ari mu buryo bwo kuba abantu bagomba gusebanya no gutukana no gutandukana. Uburyo bwo kubwira abantu ukuri bakakumenya, uburyo burahari bwinshi. Umuntu wabajije iki kibazo yaragikomeje nyine ku bimaze iminsi biri gusirikira ku ma social media platforms, aravuga ati ko abantu nyine bacitsemo udutsiko, turiya dutsiko ubundi twinshi tuvugwa mu dini 73 twavuga ko turi mu basilamu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam iyo hadithi yaravuze ngo twose tuzajya mu muriro uretse udutsiko twose, mbese twabaho utwo dutsiko twose tuzajya mu muriro uretse agatsiko kamwe. Barangije baramuze ati ako gatsiko kamwe nakahe ya Rasulullah? Aravuga ati nakameze nkanjye n'abankurikiye, nakazaba kari kuri ku byo ndiho ngewe ndetse n'abasahaba b'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tudutsiko rero ushobora kudusanga ahantu henshi hatandukanye. Abantu bose batari ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se umurongo twasigiwe n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ushobora kwisanga bisanze muri utwo dutsiko. Ikindi ariko noneho ikintu abantu bagomba gusobanukirwa nuko iyo tuvuze ngo kujya mu muriro, hari abantu babifata ukundi, ukavuga ati bana nimba bavuze ngo tuzajya mu muriro, bimana ntabwo ari abayisilamu cyangwa se ntabwo ari abemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, bimana nta shahada bafite. Abantu ntibamenye gusobanukirwa ko n'umwemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuzajya mu muriro bijyanye n'ibyaha yakoze ariko nyuma akazavamo. Ikidahari kumwemera Imana ufite shahada nuko atazajya mu muriro ubuzira herezo. Sinzi niba ukana kuri ugasobanukirwa, ariko kwinjiramo akazavamo byo nibisanzwe bijyanye n'ibyaha yakoze, bijyanye n'ibyo atujuje mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa umuntu ashobora kuzajya mu muriro bijyanye n'ibyo atujuje mu swala, n'ibyo atujuje mu kwemera kwe, mu byo atujuje mu nshingano muri ibada, nyuma akazabihanirwa, nyuma akazinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala kubera ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sinzi niba icyo kintu cyumvikanye. Uyu muntu arafite ibibazo byinshi ariko asoje avuga ngo urakoze Sheikh, turagukunda kabisa kandi Allah ajya akomeza akorohereze muri byose. Nubura yabaje biriya bibazo. Allahumma amin. Hanyuma undi arabaza, bamwita Abdunur, ari muri Hollande, arabaza ati ese gusari tarawih ninde wabitangije? Niba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam itarayisenze byaba gusari tarawih ari inyongera mu dini? La, gusari tarawih byabanjwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abanza amenye ko namutume ari wabitwanje. Rasul niwe wabanje gusari tarawih, yasenze tarawih. Rasul niwe wabanje tarawih. Ntabwo tarawih ari ikintu cyaje gutya gusa kikagwa mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi zirahari, Rasul sallallahu alayhi wasallam yasenze tarawih n'abantu bayijya inyuma umunsi wa mbere wa kabiri. Rasul yasenze tarawih. Ndumva ikibazo cye kirasobanutse. Ntabwo tarawih hari icyadukani byakozwe n'intumwa y'Imana, bikorwa n'abasahaba nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kugeza uyu munsi wa none, masha Allah abantu bagisari tarawih ila yawm al-qiyamah insha Allah. Uwitwa Usama yatwandikiye ikibazo cye ari Dubai, arabaza ngo Sheikh wacu masha Allah umubaze, ese umuntu abyutse kurya idaku nta muriro uhari akayirya, noneho yareba ku isaha agasanga yayiriye amasaha yarenze, ese akomeza gufunga cyangwa wakora iki? Nimba atara yariye idaku ntamenye ko amasaha umuntu yabyutse namukubera umwijima, nta saha yari afite, nta adhana yumvise, yego uvuga ngo nta buryo na bumwe bwamwerekaga ko amasaha yageze. Yarangiza akarya, yajya kureba agasanga wenda yarengejeho igihe, yego nta kibazo kubera ko ntabyo yarazi. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ku byo umuntu atarazi, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yamurenganya, masha Allah. Urebye n'ibyo bibazo
twari dufite kuganiraho bamwe mu basilamu bari babajije, neka ko hari n'abandi wenda bari buze kohereza ibibazo ariko deja twamaze kugera mu kiganiro, ubwo wenda tuzabiheraho ubutaha. Amasaha arakuze kandi tugomba kubahiriza iswala, reka wenda niba nta kindi dufite urenzaho kuri ibibazo abasilamu babajije dusoreze aha ngaha, tuzagira igihe cyo kugaruka. Nama inshallah, ndagushimiye cyane mashallah muvandimwe. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza kongera baraka, amin, kandi Allah subhanahu wa ta'ala akomeze ahe abayisilamu gusobanukirwa idini, kuko mu bintu uyu munsi wa none birimo guteza ikibazo cyane nuko abantu bagiye kure idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haba mu kwiga, haba mu kubaza abamenyi, haba mu gusobanukirwa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ugasanga buri wese ashaka kugira icyo avuga mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, buri wese arashaka kugira icyo ahindura mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nta bumenyi abufitiye cyangwa se ategereye abamenyi kugira ngo babashe kumusobanurira. Kumva rero ikintu twasaba abayisilamu muri rusange nuko bose bagomba gukunda idini yabo bakayiga, abo bidashobokeye inshallah bakagerageza kubaza abamenyi kugira ngo idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikomeze igira agaciro ndetse inarindwe muri ubwo buryo inshallah. Ibyo nitubikora Allah subhanahu wa ta'ala azadutera inkunga kandi azaduha baraka na khair inshallah. Naam. Ndumva twasoreza aha mashallah. N'ibindi bibazo mufite muze kubishyira muri comment hano mu kiganiro, Sheikh nagaruka nzaba nabyanditse ku ruhande azabiheraho, n'ibindi abantu bari buze kutwandikira inbox mu gikari, byose tuzaberaho ubutaha. Mwakoze kuri iki kiganiro kandi turizera ko ibibazo mwari mufite Sheikh yabashije kubisobanura, asigaye turasaba Nyagasani ko twese yaduha kumva no kumvira kandi atuyobora mashallah. Allah kandi atubabarire inshallah ibyo twavuze bikaba byahuje n'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala bishyiramo baraka, kandi ibyo twavuga wenda tukagerera nk'abantu Allah subhanahu wa ta'ala abitubabarire, kuko al-ma'sum huwa Allah, udakosa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, naho twebwe turi abanyamakosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.